Igi ryahannye inyoni. Ese umunyarwanda ntiryarakoresha iyi mvugo? Ese koko umubyeyi ashobora kwigira ku mwana muto? Ntucikwe n'iyi nkuru, tangirana nayo uze gusozanya nayo uraza gusobanukirwa. Niba udukurikiye aribwo bwa mbere, turakwibutsa gukora subscribe, like, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu tubikurikira uko tubishyizeho. Reka dutangire. Vedaste yari umubaji, yabaga mu cyaro. Nyina yapfuye kera cyane. Se w'imyaka myinshi yitwaga Minani yabaga hamwe na Vedaste. Minani yari asigaye afite intege nke, ndetse intege nke nyinshi cyane, yari atagishobora no kugenda neza. Ariko byaterwaga n'uko Vedaste atamuhaga amafunguro ahagije, bikihuza no kuba yarageze mu zabukuru. Yamuhaga isahani nto ndetse cyane ikozwe mu ibumba, ku buryo n'utuyiko duke tw'umuceri twahitaga tuyuzura. Mu by'ukuri Vedaste yari umuntu mubi cyane. Yanywaga inzoga. Iyo yasindaga yajyaga atuka se Minani bikabije. Vedaste yari afite umwana w'umuhungu witwaga Mugisha. Yari afite imyaka icumi gusa. Yari umwana mwiza, yakundaga sekuru cyane. Ibyashimishaga Mugisha, umuhungu wa Vedaste, kubona uko Vedaste yafataga sekuru, kuko yamugiriraga nabi bikabije. Yaba yasinze, yewe yabaga atanasinze akamumerera nabi. Umunsi umwe Minani yari arimo kurira ku isahani y'ibumba yari yahawe na Vedaste. Iyo sahani yaje kumucikigwa hasi ihita imeneka, n'amafunguro yari ariho ahita ameneka birumvikana. Vedaste wari mu mfuruka y'icyumba yahise abibona, ndetse ararakara cyane, maze atuka ese amubwira amagambo akomeye. Uwo musaza yarababaye cyane, yicuza kuba iyo sahani yamucitse. Amagambo ya Vedaste yakomerekeje umutima wa se. Mugisha, umwana wa Vedaste, nubwo yari akiri muto, byose yarabiroraga kandi akabizirikana. Yari azi ko se afata nabi sekuru we, ariko ntiyagiraga icyo avuga kubera ko yaramutinyaga nawe ubwe. Mugisha yababariraga sekuru we, ariko nta bushobozi yari afite bwo kumurengera ndetse no kugira icyo abikoraho, kuko yari akiri muto. Bukeye bwaho Mugisha yafashe bimwe mu bikoresho bya se by'ububaji, afata n'akabaho, atangira gukora isahani y'inkwi. Se yahise abibona, aramubaza, Mugisha, urimo gukora iki? Mugisha arasubiza ati, ndimo gukora isahani y'inkwi. Isahani y'inkwi? Ya hehe kubera iki? Mugisha asubiza atase, ni iyawe data. Igihe uzaba warashaje nka sogokuru uzayikenera. Isahani y'ibumba imeneka vuba, sinshaka ko izameneka ngo nanjye ngutuke nk'uko utuka sogokuru wanjye umutoteza bikomeye. Iyi sahani ndimo gukora mu nkwi yo ntimeneka byoroshye. Vedaste yaratunguwe cyane n'ibyo yumvise ku mwana we wari ukiri muto. Nibwo bwa mbere yibutse ko se yamureze neza kandi akamwitaho. Kuri ubu yari ageze mu zabukuru, ariko Vedaste akamufata nabi. Ibyo Mugisha yavuze byaramukanguye pe, aturiza haricuza. Uhereye uwo munsi
Vedasiti yahise ahinduka kubw'amagambo Mugisha umwana we yari amubwiye akomeye, amugaragariza n'ibimenyetso. Atangira kubaha se, atangira no kumwitaho. Yewe yahise areka no kunywa inzoga zikabije. Yize isomo rikomeye abikesha umuhungu we. Nshuti muvandimwe, muri iyi nkuru yacu ni irihe somo we wakuramo? Igi rero ryahannye inyoni. Ugomba guha ababyeyi bawe icyubahiro igihe cyose. Ni inshingano yawe kandi biguhesha umugisha. Ukomeze kubumvira no kububaha muri byose, yewe si n'ababyeyi bawe gusa, n'abandi bantu bose bagukikije. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Dukomeze tubane.